ibintu bihinduye isura, ibintu bihinduye isura, ibintu bihinduye isura mu rugo kwa Nyirantambara, ibintu bihinduye isura, ibintu bigiye rudubi, ibintu birahindutse cyane, ibintu birahindutse, biteye agahinda. Uyu muntu bita Nyirantambara bimuteye agahinda gakomeye cyane, hafi kwiyahura. Uyu muntu witwa Nyirantambara bishobora kugera ku rugero rw'aho ashobora kurwara depression. Uyu muntu bita Nyirantambara agize agahinda gakomeye cyane, agize umubabaro uteye ubwoba. Uyu Nyirantambara agize agahinda gakomeye cyane katigeze kabaho mu buzima bwe, atigeze agira mu buzima bwe. Uyu Nyirantambara ashobora kugera ku rwego rwo kugeraho ashobora kurwara depression kubera agahinda agize agahinda gakomeye cyane kurusha kandi gahinda yigeze agira mu buzima bwe. Mbega agahinda gakomeye cyane. Uyu Nyirantambara arakizwa n'iki n'aka gahinda? Uyu Nyirantambara arakizwa n'iki n'aka gahinda koko? Uyu Nyirantambara aka gahinda arakerekeza he? Uyu Nyirantambara ibimubayeho biragenda bite? Nyirantambara sinzi noneho ukuntu biri bugende, sinzi noneho ukuntu biri bugende, sinzi noneho ukuntu Nyirantambara ari bwifate. Nyirantambara ntabwo ari bubashe kwifata. Ubu se ari bubashe kwifata kuri Isimbi koko? Nyirantambara akimara kumenya ko Isimbi umukobwa we atwite, byamurenze cyane abura ukuntu yifata, byamurenze cyane abura aho akwirwa, byamurenze akwira imishwaro, byamurenze kwifata biranga, aba nk'umuntu ubuze umwuka. Hari igihe ibintu bikurenga, hari igihe wumva ikintu cyangwa se ubona ikintu ukabura ukuntu wifata bitewe n'uburyo wari uzi uwo muntu, bitewe n'uburyo wari uzi ko icyo kintu kidashobora kubaho no mu buzima. Ukabura ukuntu wifata, ukabura ahantu werekeza, ukabura uko wifata, ukabura amahitamo. Uyu Nyirantambara arazibandwa azerekeza he? Uyu Nyirantambara ko yabonye byinshi, uyu Nyirantambara ko yahuye na byinshi, uyu Nyirantambara ko hari ukuntu byagiye bigenda mu buzima bwe. Tugaruyemo ibya Fabiola, ukuntu yagiye atwita, ukuntu yatwise Nyirantambara akamwirukana. Nyirantambara twabonye umujinya yagaragaje kuri Fabiola, twabonye ibintu byinshi yashoboraga gukora kuri Fabiola, ariko Imana ikamucamo ikahita ivuga ngo reka nkwirukane. Twabonye ibintu yari gukorera Fabiola aho byamuvuriyemo kumwirukana. None umukobwa we uwo bita Isimbi amenye ko atwite. Ariko Mana we, uyu Nyirantambara mbabwije ukuri, uyu Nyirantambara sinzi ikintu kigiye kuvuka hagati aha ngaha mu kumenya ko umukobwa we atwite Isimbi. Sinzi ikintu kigiye kuvuka ahantu. Munyumve neza, uyu Nyirantambara mwabonye ukuntu yagaragaje amarangamutima cyangwa se depression ikabije cyane mu twarinda k'uyu mwana w'umukobwa Fabiola. None bigeze kuri Iribagiza. Ariko Mana, none uyu mukobwa Isimbi ibi bintu avuze ko kabwiye Nyirantambara, ibi bintu abwiye Nyirantambara byaba ari ukuri koko? Uyu muntu wateye inda Iribagiza byaba ari ukuri koko ko iyi nda afite yaba ari iya Cyusa? Mana watabaye koko, watabaye koko, waducishije muri uyu muriro. Abakunzi ba Iribagiza, abakunzi ba Cyusa, abakunzi bashyigikiye urukundo rwa Iribagiza na Cyusa, wadukuye muri uyu muriro koko, wadukuye muri aka kaga, wadukuye muri aka kaga. Uyu mukobwa Isimbi ibintu abwiye Nyirantambara koko nibyo? Uyu mukobwa ibintu abwiye Nyirantambara nibyo? Yaryamanye na Cyusa, Cyusa yamuteye inda. Ko tuzi ko Cyusa yitondaga, ko tuzi ko Cyusa yitonda, ko tuzi ko Cyusa ayo marorerwa atayakora, ko tuzi ko Cyusa ari umwana mwiza, ko tuzi ko Cyusa icyo agambiriye ari ukwereka uriya muryango umukobwa yahisemo hagati ya Isimbi na Iribagiza. Yaba yaraciye inyuma ya Ruhinga akajya kuryamana na Isimbi akamutera inda koko? Ibi bintu koko turabivuga gute? Ibi bintu byambabaje, ibi bintu bibabaje abakunzi benshi ba Iribagiza, ba Cyusa.
ese koko ibi bintu nibyo? Ese koko iyi nkuru isimba abwiye mama we Nyiranambara niyo? Ibi bintu ni ibiki koko? Abakunzi ba Cyusa tuyifate gute? Abakunzi baribagiza twifate gute? Ese ubu koko Cyusa yaba dutengushye mbe na kakageni? Ese koko Cyusa yaba atengushye iribagiza mbe na kakageni? Ese koko uyu mwana w'umukobwa iribagiza ari bubyakira ate kuzumva yuko uyu simbi Cyusa yamuteye inda? Mana amabere yikoza tonsa. Ibi bintu mbivuge gute? Ese koko uyu Cyusa yaba yararyamanye na isimbi? Kari byo bintu dukomeje kwibaza, kari byo bintu bikomeze kuducanga, byaducanze, byatumye tutarara tudasinziriye, byatumye turara tutagohetse. Ese koko mana yanjye Cyusa yaba yarabitewe n'iki kuryamana na iribagiza na isimbi? Ibi bintu yaba yarabitewe n'iki koko? Ese kaba atari agatego isimbi yamuteze kugira ngo baryamane amutere inda, noneho iba urwitwazo kuko mwabonye yuko umuntu witwa isimbi kuri Cyusa bitajya bipfa gukunda neza, atajya apfa kumufatisha Cyusa asa nk'umwiranda. Kaba noneho ari agatego yateze Cyusa kugira ngo baryamane amutere iriya nda? Kaba ari agatego? Aka gatego ko kaba ari agatego k'abadayimoni koko? Aka gatego baba barateze Cyusa kaba ari gatego nyabaki? Aka gatego noneho turongera tubeshere uyu mwana w'umukobwa Fabiola kari wabigambanye. Twabonye Fabiola agahinda yibereyemo, twabonye Nyiranambara ibintu arimo byamuhangayikishije kugeza ubwo afashe umwanzuro wo kuvuga ati Fabiola ndakwirukanye. Ibyo bintu ntabwo babirimo byo gutwita kwa isimbi, ntabwo umugambi bawucuzeho kuvuga ngo bafate Cyusa aryamane na isimbi aba yamutera inda. Kaba ari agatego, kaba ari iturufu yo gutuma bagera kuri Cyusa. Oya, natwe turi kwibaza ngo byagenze ute? Isimbi koko yaba yarafashe Cyusa bakaryamana ubwabo ku giti cyabo babyiyumvikaniye? Ibi bintu kariho biri kuducangira. Ibi bintu ni ibiki koko? Mana y'isi n'ijuru, wadutabaye koko. Iyi nda ntaba ari iya Cyusa. Ibi bintu basi byibuza isimbi yavuze akaba ari ugucanganyukirwa, basi ntaba ari byo. Kuko ibi bintu byababaza umwana w'umukobwa bitwa iribagiza kumva ngo Cyusa yateye inda isimbi. Ibi bintu ni ibiki koko mana? Nyiranambara we byamurenze, yabuze uko yifata. Ubu ngubu tuvugana umuntu witwa Nyiranambara rwose ashobora kurwara ikintu bitwa depression ikabije cyane, kuko Nyiranambara we ubu ngubu ikintu cyokoza nababwira ni kimwe: intambara igiye kuba Nyiranambara agiye kuba Nyiranambara mutigeze mubona mu yindi sura. Nyiranambara agiye kuza mu yindi sura mutigeze mubona, kuko ibi bintu byamurenze. Nyiranambara yamaze kumenya yuko uyu simba atwite. Mwabonye ukuntu byagenze reaction, mana sinjye no kubisubiramo. Ibi ngibi bigiye guhagurutsa umuntu witwa Nyiranambara ashoze intambara hariya mu rugo kwa Cyusa. Agenda yicaza uriya muryango bw'uruti umuhungu wanyu yantereye inda umukobwa isimbi. Rero mu gihe munkureho icyasha, nagize kugira icyasha cya Fabiola, ntabwo nshaka kugira icyasha cya isimbi. Nawe mumbabarire, Cyusa afate iya mbere asezerane na isimbi. Iyo nda basi byibuze izagaragare barashakanye babana, kugira ngo basi wenda byibuza iki cyasha kimveho. Iyo ngiyo ashobora kuba ari ya turufu igiye gukoreshwa kugiza ibi bintu bisohokemo. Ese koko Cyusa yaba yarakoze ibi bintu koko? Cyusa yaba yararyamanye na iribagiza na isimbi akamutera inda koko? Kiyindi igiye gukora amabara ya isimbi, kiyinda igiye gukora amabara. Imana idufashe, byibuze wenda isimbi aba ari kubeshya ibi bintu bitarabayeho.
Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Ibi bintu ntaba ari byo, ibi bintu ntaba ari byo, kuko ibi bintu biteye ubwoba, birahangayikishije, biraduhangayikishije, biduteye ubwoba, byaturaje inshinga. Ibi bintu byaturaje inshinga. Imana irwanirire Iribagiza, Imana irwanirire Cyusa. Ese Cyusa we koko yaba yarateye inda uyu mwana w'umukobwa? Gusa ikintu nabonye uyu Mama Isimbi agiye kwatsa umuriro biteye ubwoba, agiye kwatsa umuriro, agiye guhaguruka yatsa umuriro. Ibi bintu agiye kwatsa umuriro, aba bantu ntabwo bari mu mukire. Isimbi se we noneho ari bumwirukane? Isimbi se we noneho ari zibandwa zerekeza he? Noneho ko ari umwana we, biragenda bite koko Mana y'isi n'ijuru? Ibi bintu biraherera he? Ibi bintu uko mbona byaducanze, ibi bintu uko mbona byaduteye ubwoba. Mana y'isi n'ijuru, wadufashije kuko ibi bintu ntaba ari byo, wadufashije kuko ibi bintu ntaba ari byo, wadutabaye Mana, wadutabaye koko. Turagusabye kugira ngo iyi nda Isimbi atwite ntabe ari iya Cyusa, kuko abaye ari iya Cyusa yaba ari iturufu yo kugira ngo bagere kuri Cyusa neza. Ariko nagira ngo mbabwire ngo uko byagenda kose ntabwo Iribagiza agomba kubura Cyusa. Bari kumwe nk'ipfundo, tugomba kubasengera abana bakabana. Ese Kamarade na Emile uyu muti barawugeza kuri Iribagiza, byibuza Iribagiza yibuka ibintu byose, abasi wenda biza guteza akaduruvayo ku buryo iyi nda iza kuburirwamo ibibazo cyane, ko none ibibazo by'inda bije mu gihe kibi cyane, bije mu gihe uyu muhungu Cyusa yari agiye guhitamo umukobwa yakunze. Noneho mu kujya guhitamo umukobwa yakunze, nyumvira kumva ngo amakuru ngo yateye inda. Ibi bintu koko biri bwakirwe gute mu muryango wo kwa Cyusa? Natwe ubwacu kubyakira byaturenze. Nyiranamba we noneho we yabuze akwirwa noneho ku mukobwa we. Ibi bintu ni agahomamunwa, ibi bintu ni agahomamunwa, ibintu byabaye agaterera nzamba, ibintu twumiwe twifashe ku munwa. Ese koko ibi bintu biragenda biti? Ese koko uyu Nyiranambara aremera kubabarira uyu mukobwa we Isimbi? Ese koko uyu Nyiranambara aremera guhagarara mu ruhande rwa Isimbi rw'umwana w'umukobwa amurwanira intambara? Ese Nyiranambara ari bufate umwanzuro nk'uwo yafashe kuri Fabiola murumuna we? Bega agahinda, njye nabuze n'uburyo mbivuga, nabuze n'uburyo mbyifatamo. Ese uyu Nyiranambara biragarukira he? Ko twabonye umuriro afite kuri Fabiola, uyu mwana we w'umukobwa koko, uyu mwana we w'umukobwa akaba twise none atarava mu rugo. Nyiranambara mwabonye icyasha yabwiye Fabiola, abwira mama wa Cyusa, abwira icyasha umukobwa murumuna we yamuteye. None dore umukobwa nawe azanye irindi shyano mu rugo rwe. Ibi ni ibiki? Mana. Izi zose ni ingaruka, izi zose ni ingaruka z'ubuhemu, izi zose ni ingaruka z'ubugambanyi. Sinabacira urubanza, ariko nabo ibyo bakoze barabizi. Izi ni ingaruka. Basi wenda byibuza bakwicuza bakavuga uti reka turekera aha. Ibyo tutabonye twarabibonye, ibyo tubonye twabibonye, basi byibuza bace bugufi. Gusa ndasaba kugira ngo dusengere Iribagiza asohoke muri ibi bintu. Kandi niba uri umukunzi wa Iribagiza na Cyusa ubakunda, basengera basohoke muri ibi bintu. Ndabakunda cyane.